suka amaganya y'umutima imbere y'Imana, igihe byose ku murongo bikugoye bikubona iri hafi irakumva. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo, kuko bituma avugana n'Uwiteka, akamuganyira akamutabaza muri byose, nawe akamubera ibyiringiro. Ni iby'ukuri koko bene data, iyi ndirimbo iratubwira iby'ukuri, ivuga ko gusenga ni byiza ku mukristo wese w'ukuri, bituma Imana imusubiza kandi ntabwo iri kure, iratwegereye, iradufasha rwose. Uyu mwanya wa none aha mboneyeho rwose kugushimira wowe, ndabizi neza ujya udusengera, ujya usengera iyi Christian TV Pure Gold, ujya uyisengera, ndabizi neza ujya udusengera kugira ngo hano haboneke imbaraga z'Imana, ijambo ry'Imana mvuga ryakirwe na benshi kandi rigire icyo rimara, kuko mfite inshingano yo gufata ijambo ry'Imana nkaribwira abandi, ijambo ry'umunsi, ijambo ryo gukomeza abandi bene data, ndetse no kubwira abantu ibya Yesu, inkuru nziza y'agakiza abatarakizwa kugira ngo nabo bakizwe. Ndagushimira rero amasengesho yawe, ujya ubimbwira uti turi kumwe mu masengesho. Imana ikumpera umugisha uyu munsi wa none, kandi mboneyeho mwese abo dukurikiye hano kuri Pure Gold TV kubasuhuza, mvuga nti Yesu abahe umugisha, kandi mbakira mwese mu izina rya Yesu Kristo. Abashyitsi bacu nabo ndabakiriye, nkunda kwakira abashyitsi abatari bazi iyi televiziyo y'Abakristo, bahaje bwa mbere, namwe mbahaye ikaze rwose, murisanga. Imana ibagirire neza. Ijambo ry'umunsi rero tugiye gufatanya n'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, navuga nti igice cyarwo cya 4, turahera ku murongo wa 4, ariko nk'uko hano tubigenza kuri iyi televiziyo y'Abakristo Pure Gold, turabanza tugasenga, tugashima Imana, nuko twarangiza tugasaba Umwuka Wera akaba ari we uyobora atwigisha, kuko nanjye ndi bamwe mu bigishwa n'Umwuka Wera, ntabwo ari njye wigisha, ni Umwuka ugiye kutwigisha no kudusobanurira. Niyo mpamvu tugiye kumusaba ngo abane natwe muri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi, uyu munsi wa none wo kuwa mbere tariki 23 z'ukwa gatanu 2022. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye ko watubanye mu cyumweru cyatambutse, ukaba udufashije gutangira ikindi uyu munsi kuwa mbere. Turasabye ngo Umwuka wawe aze aba ari we ufata vora, aba ari we utuyobora, aba ari we utwigisha iri jambo ryawe uduhaye, ijambo ry'umunsi. Ni ukuri turagushimye ko tugiye kungukira imbere y'ubwiza bwawe. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amagambo tugiye gusoma y'ijambo ry'umunsi nk'uko nabivuze turayasanga mu Bafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice 4, duhere ku murongo wa 4. Haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongere kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Yesu Kristo. Aya ni amagambo meza cyane Pawulo yandikiye itorero ry'Abafilipi, abahugura kandi abafasha, ndetse anababurira. Muri iri jambo aravuga ati mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Hari igihe rero Abafilipi batishimaga kubera ibibazo byo hano ku isi, nk'uko nawe bijya bikugerageza, hakaba igihe utishima mu buzima kubera ibintu bikugerageza. nabo ni uko, isi ni imwe, uko yari kera n'uyu munsi niko ikiri. Uko ibibazo byateraga byageragezaga abantu ba kera tutarabaho, n'uyu munsi niko iri, ndetse niko bizahora. Isi ni imwe rwose.
ndetse satani n'umwe uzana ibyo bigerageza. Imana ikaba imwe rero nayo iza kubikemura. Ndashaka kukubwira ko aya magambo ari ayawe uyu munsi wa none. Nawe rero niba hari ikintu kitagushimishije uyu munsi, ndashaka kukubwira ko iri jambo rije ku bwawe rivuga ngo mujye mwishimira mu mwami iteka ryose. Wowe ufite umwami Yesu waramumenye, ariko hari undi utamufite. Jya wishima rero, noneho n'abandi bakubonereho iyo mbuto yo kwishima, ba baturanyi bawe batakuzi bitume bakubaza ati bite kunezerewe kandi tuzi ko uri mu bibazo, wapfushije, wagendesheje, bizinesi yawe yahombye, ariko urishimye. Hari iki ufite, iki twe tudafite? Ubwo ni bwo buhamya Imana ikeneye. Niyo mpamvu hano ijambo rimanutse rivuga ngo mujye mwishimira mu mwami Yesu Kristo iminsi yose. Iki ni ikintu kinkwiriye kigukwiye guhora twishimye, kuko twamenye Yesu, twamenye agakiza, wa wundi uza kuturuhura. Yesu aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Twese turaruhijwe nk'uko Abafilipi bari baruhijwe. Hari ibyo duhura nabyo bikaturushya naho waba uri umukristo, ariko twe dufite amahirwe wamenye Yesu, kuko Yesu Kristo turabimuha akatwakira, tukamubwira mu buryo bwo gusenga, tukaganira nawe maze akatwakira. Nicyo cyatumye aza hano ku isi, ni ukuturuhura, akaduha amahoro tudafite. Imana ishimwe cyane. Aha rero ku murongo wa 5 naho ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Abaturanyi bawe bamenye ineza yawe, ugire ubuntu. Udafite agasukari wowe ugafite umuye, udafite minerivare y'umwana ukorera amafaranga umufashe, udafite icyo kwambara umuhe umwenda. Ineza yawe imenywe na bose. Udafite icyo kurya umugaburire. Hari ineza mu buryo bwose twagira. Ni ukuri ineza yawe imenywe n'abantu bose. Kuvugisha umuntu neza byonyine, naho yaba afite byose ibyo mvuze abifite, ariko bugacya mu gitondo ukavuga uti waramutseho, amakuru ki, ukamuvugisha neza. Ineza yawe imenywe n'abantu bose. Nicyo Imana igushaka uyu munsi wa none, kandi twibuke ko umwami Yesu ari hafi, ari bugufi, kuko Yesu Kristo yaravutse, turabizi, impamvu tubyizihiza ivuka rye. Arangije arapfa, arazuka, turabizi, ababizi turabisoma tukabibona kandi turabyizera n'iby'ukuri. Noneho arazuka, abantu baramubona, intumwa ze zirabimenya, birandikwa, biba iby'ukuri. Arangije asubira mu ijuru. Nguko yagiye niko azagaruka, agarutse gutwara itorero rye, agarutse guca imanza. Aha rero hano Pawulo araburira Abafilipi ati ibyo byose mubikore, ariko mwibuke ko umwami Yesu ari bugufi. Iyi niyo nkuru rero nanjye nkuzaniye, kuko Yesu Kristo ari bugufi. Reka dukore neza, reka tugirire abantu neza, reka dushime Imana, reka twe guheranwa n'amaganya. Reka dukore ibyiza twihuse rwose, dushyizeho umwete, kuko Yesu ari hafi. Dukorere Imana dushyizeho umwete, kuko Yesu Kristo ari hafi kugaruka ngo adutware, twari itorero rye, tujye kubana nawe aho aba mu bwami bw'Imana. Hariho batabyizera, ariko ni ijambo ry'Imana ry'ukuri. Azagaruka kugira ngo adutware, kuko yasize avuze ati ndagiye, ariko nzagaruka mbajyane. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, nzagaruka mbajyane, mubane nanjye iteka ryose, munezerwe. Ni ijambo ry'Imana. Ni ukuri ntazagira uguha inyigisho z'ubuyobe. Yesu Kristo yabyivugiye ati ndagiye, ariko nzagaruka mbatware. Muri bamwe uyu munsi wa none biteguye gutwarwa na Yesu, biteguye yuko Yesu aje yagutwara, twese tuzabane mu bwami bw'Imana. Nanjye nicyo nshaka, nanjye niyo ntego mfite. Niyo mpamvu nkora ibi nkora, ni ukugira ngo nkorane umwete kandi ngizwe. Ineza yanjye imenywe n'abantu bose, niha n'ibyaha byanjye n'ibisa nabyo, Yesu naza azasange niteguye, tuzajyane mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero ntakiri agakiza, nuko nzi ko hari ijuru. Yaje kuduha ubugingo. Reka ubwo bugingo rero wamenye ububwire n'abandi. Iyi nkuru z'agakiza wamenye tuyibwire n'abandi. Nicyo Yesu ashaka, kugira ngo hatazagira n'umwe urimbuka. Ngo niyo mpamvu Imana Data igukunda, yihanganiye isi, kugira ngo abantu bose bakizwe. Niyo mpamvu uzumva abantu bavuga ati abamisiyoneri bagiye kuvuga ubutumwa bwiza hirya no hino mu mahanga, nuko Imana ibatuma
kugira ngo ubutumwa butageze abadakijwe bakizwe. Uzabona nanjye hano mvuga hano kuri Pure Gold TV, hano kuri YouTube mvugira Yesu, ni ukubera abantu bataramenya agakiza bakizwe. Ni ishyaka Imana yanshyizemo, ni umuhamagaro, ni inshingano yo kubwira abandi, nkababwira Yesu Kristo ko ari umwami kandi ko akizwa. Ntabwo ingibi nkora hari ikindi kintu mvuga nti hari inyungu ngamije yo muri iyi si. Mfite ibindi nkora bimpa amafaranga yo kugura icyo nkeneye cyangwa se n'icyo kurya, ariko ibi ngibi umurimo w'Imana ndabikora kuko ari inshingano. Ntabwo mbikora kuko hari inyungu y'amafaranga, ahubwo hari inyungu irenze amafaranga y'uko Yesu Kristo ashaka ko mukorera kandi abantu bagakizwa. Niho mushimira abajya bansengera, turi kumwe rero. Unsengere kugira ngo ijambo ry'Imana mvuga ritume benshi bakizwa. Icyo nicyo gituma nkora ibi, icyo nicyo gituma njya kuri YouTube, icyo nicyo gituma nankuraje abantu kugira ngo basome ijambo ry'Imana bamenye agakiza. Ibyo birenze ubutunzi bw'isi dufite hano, birenze amafaranga nkorera mu bundi buryo, kuko ijambo ry'Imana n'uwakira Yesu Kristo uzaba ufite ubutunzi buhoraho. Haleluya! Niyo mpamvu rero nanjye mfite ishyaka ryo kuvugira Yesu hano kuri Pure Gold TV. Ni ukuri nta kindi. Nawe rero nubikenera, ni ukuri reka dufatanye. Kandi ubona iri jambo ry'Imana rwose muri telefone yawe, fasha abandi, oherereza abandi, tugire ishyaka ry'umurimo w'Imana, kuko tuzahembwa ibirenze amafaranga hano ku isi tubona. Tuzabona ibirenze, tuzabana na Yesu, turubaka ubwami bw'Imana kugira ngo naza tuzajyane, maze tuzabane iteka n'iteka mu bihe bidashira, hahandi mu ijuru tutazongera kubona ibiduhangayikisha, tutazongera kubona imibabaro, nta urupfu, nta ndwara. Reka dukorere ijuru, reka dukorere umwami wacu, nagaruka azatujyane. Imana ishimwe cyane, Yesu ari hafi. Reka tubwire abandi inkuru z'agakiza, bitegure, umwami uri hafi kuza gutwara itorero rye. Imana ikugirire neza. Turi kumwe mwene data, ntucike intege. Nugira ikibazo uzashyire comment ye hasi y'iyi video, tuzafatanya gusenga. Imana ikugirire neza. Turi kumwe muri Yesu. Umunsi mwiza n'icyumweru cyiza. Ni Jose mwaganiraga kuri ijambo ry'umunsi. Tuzakomeza ubutaha. Ushimishwe n'indirimbo benshi bakunze, nawe nukuri ikunezeze. Sukamaganya y'umutima imbere y'Imana, igihe cyose ku murongo bikugoye, bikubura iri hafi, irakumva. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo, kuko bituma avugana n'Uwiteka, akamuganyira, akamutabaza muri byose, nawe akamubera